Hey, hey. Banda polisi. Yeah. Ibihe byiza kuri wowe muntu wakoze subscribe kuri Muhi TV. Kuko niho bigiye kujya bibera. Tubafitiye umutumirwa rero. Mu gihe kitarambiranye. Baboualifahid, yeah. It's your girl, Sharirene. Niwe mugesta wacu. Mu gihe gitoya rero arakitunganya kugira ngo tumuhereze mikoro za Muhi TV maze atuganirize. Mu muzigo mwiza wa Juno Kizigenza. Muntu utarayireba jya isacinge kuri YouTube channel ye uyirebe uko bihagaze. Yewe. Ni bandi polisi i Rubavu. Bandi polisi mu Biryogo. Ni bandi polisi. Bandi polisi. Bandi polisi. Nkuko rero nabibasezeranyije rero ahangaha tubafitiye umutumirwa twamuganiriza nkuko bisanzwe. Akazi turaba tukasubiramo cyangwa wowe wakunze uyu muziki wawusacinga aho ngaho muri YouTube. Murakoze ndazitwa Sharirene mu kazi. I am professional photographer. Mwuga nkunda kandi ukora nkukunze nyine. Okay. Mu mwuga numvise kuvuga ko ari umwuga ukora ukunze, waba warabitangiye cyane? Okay. Photography nayitangiye mu kwezi kwa 12 nibwo natangiye kumva ko nyine nkunze kuba naba professional photographer. Ni ibintu nkunda cyane ariko ntabwo ari bwo natangiye kubikunda. Nge muri rusange nkunda amafoto, nyine nkunda ubwiza bw'ifoto. Rero kubera kubikunda cyane byatumye numva nshaka kubyiga nanjye ndabyiga kugira ngo ndebe cyane ibyo nyine mbashe kubikora. Okay. None se ukurikije ibyo abandi bakora ku isoko ry'umurimo, wowe ubona ari iki n'akahe gashya ugiye kwaza? Donc ntabwo navuga ngo babikora nabi cyangwa iki. Buri muntu wese afite creativity yiwe. Buri wese afite uko afata ifoto ye, afite uko afata amaframe yiwe nyine. Ndatekereza ngenzazana creativity mu byo nkora ku buryo ushobora kubona ifoto ukavuga ati ifoto cyakoze nyine umuntu wayifashe yayitondeye. Okay. Numvise ko harimo mu bintu wiga wagiye uvuga ko harimo filmmaking na photography. Naho filmmaking yo nta kintu iteganyiriza kuba wakora? Filmmaking nayo ndayikunda donc nayikora gusa ntago nyine ntabwo ari kariya akunda cyane kuko nkunda gufotora. Ubugorwa se n'amanoza n'amasena mwe namwe bera ahantu hatagaragara cyane no? Site iravuna cyane. Site iravuna kugira ngo utegure site uvuga ati action birabaye nyine. Ni ibintu byinshi biba byafashe imbaraga nyine abantu bari inyuma kuri site nibo babizi imvune za kuri site. Ariko ngiye numva bitavunanye ahubwo ari wowe uri director wayo filima. Mba numva bitagoranye cyangwa nuko wowe waba utabikunda? Actually ntango bivunanye kuri uvuga ngo biravunanye, ariko nyine nk'ahantu hari site abantu bahari biri kuhakorerwa iki nyine kugira ngo uzavuga atangange kuhakora ishusho nziza, ngiye kuhafatira filime gutya na gutya. Ni ibintu biba byasabye imbaraga, bisaba kwihangana nyine no kwitonda no kudacika intege. Ariko ndakeka no mu ifoto
creativity naho byaba ifoto kugira ngo uzanemo creativity mu ifoto ni ibintu bisaba kwitonda nyine ugatekereza ngiye gukora iki, si ifoto ngiye gufotora iriya nyoni ndayifotora mu gihe kingana iki itaraguruka kandi zisa neza. Ubwo se umuntu waba wishimiye cyangwa uba interested n'ibintu ukora yagukura he? Okay, mfite social media, Instagram ni Sharene mu kazi, wanyandikira, hariho na email yawe ushobora kunyandikira. None se nanuza na studio ukorana nayo cyangwa bagukura kuri platform zawe? Wansanga kuri platform zanjye zose ndaboneka, uranyandikira nkagusubiza n'ikibazo. Okay, ubwo se rero n'ibisanzwe ndumva nabwira abantu ko by'umwihariko abakunzi ba Muhi TV ko bagana mu kazi Sharene bakabasha kuba yabakorera ibintu bimwe bigiye bitandukanye nk'amafoto, kuko yagiye avuga ko yibanda ku ifoto ndetse na video, ariko video yo ni gakeya. Oya, abantu bari interested mu bintu byose bijyanye na photography, filmmaking, turahari kugira ngo tubafashe ibirori byanyu, amafoto yanyu bise neza nyine ntibizibagirane mu buzima bwanyu. Bumva badahejwe rero. Nahabo rero ciao gone tuzasubira. Turashimira abantu bakurikiye kino kiganiro, tunabibutsa ko ibiganiro ari akagaruka. Yari Baboualifahid, murakoze.